sawa se? Sawa. Uzita Jenny? Sawa, uri kureba ibikiza. Shana ntipa kuzindirimo nziza byapfa. Ibintu byatumye utangira ku isoko. Isoko taratujya mu kanya ariko. Nuko sageze kigiye koko. Ndayo sanape. Cyari kare. Tangiye kwiba. Swakinga ryaye ko batarabakiye. Ibyo uba wirimo. Rero ndimo kura kuzindirimo nziza mbese. Nziza ariko ibintu byo uba wirimo ku buryo utangira no ku isoko. Ureba indirimbo ukuntu imeze neza. Bayikoze neza fo. Ugenda kujyana reka. Ugenda banakwijyana. Yewe. Cyabujya ku isoko nta grocery. Ibyo zagashyize se? N'umuceri wose? Nabi bakutaza kugenda mu kanya ntugire ikibazo. Ushaka utangiye kwirira amasaha ageze. Get in. Wow. Yo! Wow. How you doing, my sister? Good, amakuru. Ni beza. Valente. Zibiti. Amakuru. Baje. Long time. Fameze neza? Wow. Twanze. Mari nta kazi kabisa. N'ubu ngubu narindi gukora hano. Usigaye ukora iki? Nsigaye ndi umusomozi. Ndasemura indimi mu zindi. Kugateshele. Yeah, narindi gukorera hano ndavuga ngo teka amasohoza. Yeah. Jennifer? Yeah. Umeze ute? I got something for you. Wow, really? Hey. Nawe. Mwitayeho. Uracyakunda koka? Shawi akunda koka. Wow, merci. Bro. Thank you. Watuzirikanya. Watuzirikanya. Yeah, you know, man. Kanubi? You like family. Nakubwiye gukora guhaha ibyambere byahageze rero. Nagisigaye mbona amasigaye ameze. Yarabyibushe yazanyitama n'uyu imodoka yaguze. Ihagaze neza. Hanyuma muberanye. Hey. Niba muberanye. Mwici hariya. Hande kubona noho. Mbonye brother ni roho birarangiye. Ubwira usabura brother ni roho. Kunya mbona muberanye pe. Ubesha se. Genza witse ndamu. Tiki. Aha. Pare. Ngiye tukuzaza umusore wiyubashe. Rero umuryango wacu turiyubashe. Hatumeze neza. Tuzaza umusore wiyubashe, umeze neza. Umeze nka raje mbese. Konje yabaye nka raje ngiye byaranshimije. Konje rero umeze neza wiyubashe. Nta apfa kuba yiyubashe. Akumubona naho durenje raje. Ya. Dadino nabara. Ugita. Cyane bose ugita. Ya. Arahari ko ntabwo ari raje. Raje mufata nk'uko. Umva. Aha, none se. Nagutse kumfata kawo. Ya. Mbaga muri phone dupanga ibya birthday. Kagira inkuru. Arazajyana se? Twese ko kitangira teguye. Basti yana guhaye gift. Ubu nutaba gift. Nashaka kujya mu byera birthday na mufite. Kugira ngo ngire birthday mufite. Nagambya naka gift tumfite. Wowe? Sako tegure aranje kujya. Hari abantu bashaka kwamagana inshuti zawe. Hari zimwe nahamagaye. Bandire babitegurira. Ese kurajya kwidina bese. Yewe. I'm a surprise kids. Haro hahi. Nyama mukunda reka. Come here. See my favorite brother. I love you. I love you too, brother. Maybe calling to them to name me after your brother. Brother, in the house. Valent. Valent. Yeah. Java Sangai. You never stop him. Okay, that's your car. I told you about Sakumi, the Okinajo Davani. Okay, nta kibazo uzi n'abandi bose nabatumiye n'inshuti zanjye n'inshuti ze. So ni wowe wari usigaye, so I expect you to be here, okay? Okay, so that's what we can do. So So. bye, I love you. I love you too. Okay.
Wisubiremo ko ngukunda reka ngushimire tonight uri bitotsi waruriye 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 umeze nka marayika wamanukiye nzabivuga mu ruhame reka ngushimire tonight wisubiremo ko ngukunda reka ngushimire tonight reka ngushimire tonight reka ngushimire tonight reka ngushimire tonight nitaye mu byose sinyiyumva uko nahoze sinyimeze kumwe kwa mbere waje usanga mutima ugushaka wakuyeho umwijima mu maso yanjye igiye ndyama nkabura ibitotsi waruriye 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 igihe umutima wajya ubabazwa waruriye nzabivuga mu ruhame reka ngushimire tonight wisubiremo ko ngukunda Reka twongere twishime umushyitsi twari dutegereje Valente yahageze kandi nshimire cyane Brenda n'abasista be bateguye bino bintu bagafasha Jennifer kugira ngo surprising musaza we twishimiye kuba turi muri banyu ndaza rero ndibuze wenda turaza kugera igihe cyo guhana nimero kugira ngo ubwo duhuriye hano ntituzongere ntibibe ari umunsi wa nyuma ariko kugira twihutisha ibintu Samantha wari gushyiramo akanimero kawe ugahereza na Keza kaza gushyiramo akanimero ke kugira ngo twihutishe ibintu mwakoze cyane banjye nabuze icyo mvuga sibyo nabuze icyo mvuga mwakoze cyane aho twibyinire rero ibintu turabivuga naho nyuma sibyo twibyinire Happy birthday, by the way. Happy birthday Happy birthday. nzabivuga mu ruhame reka ngushimire tonight wisubiremo ko ngukunda reka ngushimire tonight uruko mbyutse nkwibutse reka ngushimire tonight mfite umutima wihariye reka ngushimire tonight wambaye ikirezi ntiwamenya yuko kera iyo gusa nkikurabo kwanjye nahise nkwibwira nakumenye nkikubona namenye yuko Amba. Pari yari liti. Ariko. Nabonye hari umuntu wari kureba neza. Nawe bivuze ari gutahira. No, kuri just smelling away. Mugisha ukuri. Bro. No. Wa undi wari umu MC. Yari yicaye nka hano. Mana yanjye numva. Umutima isizamuka. Nabonye ukuntu wari washaka kumwicira akajisho ariko ukakananira. Wamukunze? Mbese nkeneye nambaye. No kwishaka. Please. Jennifer, welcome. Wow. It's Iminsi. Yeah, how you doing? So, hey. Okay, The name is Brenda. Brenda. How are you, Brenda? I'm good. How are you? Brenda. This is Raja. Karibu iwacu. Hari ibintu nari ndi gukora aha ngaha. Sorry. Yeah.
amakuru Sawa. yego Kuri Iminsi. sani meza Kubuzeho. no kwiburisha umwana nta kazi ntiwareba nsigaye nkorera mu rugo ubona ndamusemuza nsimura kuri telefone Ushatse cyagiye wiruka mu rugo arabitubwiye ariko nanjye bino karashize nanjye bino ya hari igihe sometime hari igihe mbikoze hari igihe mbikoreye kuri telefone cyangwa nkajya nko ku bitaro ahantu bakeneye abasemuzi ariko ni byiza cyane. So nari muzaniye umushyitsi. Uyu ni wo mukobwa. Brenda yarampamagaye ambwira ko aramuhaye nimero yanjye sigaye ntangira nimero Brenda bite ni karibu iwacu Ariko ntacyo ngira ushaka umukuru n'imizanye usubiza ngiye natuye kuri farumasi. ndabizi byawe reka basi ugire icyo ufata tubahe iki ndikwihuta n'ingaruka nje kumfata. okay Kubona ndikwihuta. So fate umushyitsi wanjye neza Brenda ndavuga. urabizi Gusa naho mukanya. ya urakoze Jennifer muhanda mwiza Brenda ni karibu iwacu rero Murakoze cyane. tubuki Ushaka ko meze iki? oh Icyo bireze cyose ndacyakira. really Yeah. no ngiye icyo ukunda kunywa dufite lemon dufite apple juice dufite strawberry dufite amazi dufite amata Akimama ari na cyose. amazi Yeah. Yes. amazi amazi Okay. Anyways, I got it. yes nayo amazi Brenda Merci. yeah nanjye nkunda amazi Merci. yeah Ubundi kunywa amazi ni iby'ingenzi. karibu rero iwacu none Ari murakoze cyane. yeah Kuva nakubona muri ya pari ya brother wa Jennifer numvise umukunzi nyemerera niyambure agaciro k'abakobwa urabizi mu muco wa Kinyarwanda nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda ariko njyewe nyemerera rwose naragukunze urabizi muri iyi minsi kubona umutipe uri seriye uzi ibyo ari gukora utameze nk'aba ngaba bandi bo hanze bigoye cyane ariko wowe nakubonye utuma ku mutima mbese ndagukunda ntabwo nubwo nashaka kubikubwira kuri telefone kubera ko njye nashaka kubikwibwira mbona nk'ubu Brenda imyaka ngezemo ntabwo ugiye gukundana n'umukobwa nawe ngeze muri ya myaka nkeneye umukobwa uzaba umugore wanjye iyo mfite imyaka 25 wenda ntabwo rongo ifite umwanya wo gukina mu nkondo kandi nokuri ntabwo berewe kubana mu kazana wa data kubera ko uvuze gutyo ukuntu umeze ngende umusore ukijijwe nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu mibereho yanjye mbaye amasheni mu maguru mbaye amapantaro ucikaguritse wiyanditse ku mubiri inzara z'inkorano utuye amazuru ibyo ngibyo ntabwo byashoboka ko uri umukobwa b'abakobwa biyita bagezweho kandi njyewe ntabwo ari uwo mugore nifuza hazaza hanjye umbabarire Brenda Raj karama kubera ko urukundo ngufitiye n'ukuntu ngiye niyo nahinduka just kubera dukundana no Brenda ntabwo wabishobora nabishobora ariko ntabwo wabishobora wambabarira umeze amahirwe amwe gusa igihe wabishobora wajya wumva utari comfortable ukumva ntabwo umeze neza kubera ibyo wamenyereye ngenda gukunda ntabwo umutima waguma hamwe tutari kumwe tudakundana please Brenda ko nasezeraniye ababyeyi banjye njye nzahinduka ababyeyi banjye bari muri mubere uwo wifuza mubere umugore
Isezerano. Tekereza igihe nzabohereza amafoto yawe nkabwira ati dore umukobwa dore umukazana wanyu se bazavuga ngo turi imisatsi wagira ngo uri diamond amuseri kuvuga gutya Baje ngenda gukunda niyemeje gukora icyo ari cyo cyose kugira dukundane naro guhinduka nzahinduka ibi byose nzabikora ariko dukundane uri umukobwa mwiza ufite amaso meza iminwa myiza unateye neza pe yewe wambyarira n'abana beza ariko nuko rukomeza ntabwo uri umukobwa mwiza meza muhinga gusa you sure yes Brenda bye Severa nzashimishwa kukubona mu myenda miremire wambaye neza umeze neza kuko uri umukunzi wanjye byose nzabikora ndi kumana injira harakinguye akasibana Jennifer ni ibisanzwe yeah Shabash, naenda kuchukua mshitsi. Ivo nagize ibintu byiza cyane Jennifer ntabwo mbaherekeje hari ibintu narindi gukora wakoze nawe Jennifer usuhuze baba Ndeza kumsuhuzisha soda, oya nakusinda, sinda, sinda, uri soba, 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 I give you my time when you need it. You're turning all around, now you see, say I'm supposed to pay nobody know that nobody think that they full of bomb that's what's wrong bitches zose zirikonde chaki bikombe chaki bipango bipata bapampe ho buri mande buri segonda tutayisombe ipima natugira iminde nundeba mu maso nkunde ucomoke nk'uburi wanjye abahungu bamaze That's it, you better talking. Nah, you better not. You better not. Yo, remember to say, bro. What's the door? Daga mama guy. Remember it, man. Sorry. Hello? Sound, bro. Yeah, and if it, man. The qual no. Okay, so how can you call it? Sorry, bro. Yeah, I'm a fucking winner, yeah, I'm supposed to play. I'm paid, head up, move Kimo you away, I'm a fucking winner, yeah, I'm supposed to pay. Nigga, my nigga, I'm a winner, now there's stomach, like Obama, Japana, for something every summer, some she's in this for summer, the West Proper Oklahoma, let them more than country drama, I worship my baby mama, have a friendly over number, just play for the Dalai Lama, nigga, my nigga. Nigga, I'm sure I'm going to check us out. Check it out, my nigga. Cheers, Preston. For the fuck is that? Oh, twin, man, I'm going to be my nigga. Well, that's what I'm talking about. It's supposed to be just call. Oh, yeah. Yo, wakuita nesi man? Wakuita nde? Sawa, man. Anita Brand.
Volante. Oh, okay. Twageze iki? Ya karibu man. Hano dutanga icupa. Sana gatebe. Sana gatebe wicaye. Sana gatebe. Amazi. Mvuye muri amazi. Stop playing because they amazi. Yo, what happened to amazi? Ashaka amazi. Gawe. Man, amazi nayo gukaraba man. Ako bro, Mwaje mwitwende. Yo, ako murumana. Ni Valante. Turarenga Valante. Niba ari Valante. Niba ari Valentina. Niba ari Valante. You can try these, bro. Man, this try, my nigga. Man, this hookah, bro. Man, mufika taje man. Ya nigga ni tsengero. Man, mujaba ni tsengero bro. Ya nigga ni tsengero na gasengero. Yo. Nigga musanye bro. Ese mujama wavi. Man, abayana mutu tsengero bro. I'm just shaka bro. Just get the fuck up, bro. Get the fuck up, bro. We don't even need you, bro. Now use that one Nigga didn't say Jenny. Krame. So, Muhammad, please, Muhammad, telefone hana kantu nshaka kureba. Please. Shayihuta nyine nshaka kugenda akantu nshaka gusacinga telefone yanjye ndiko nabyanze. Oh man, ndatangiye gusubiza ariko nta kantu nshaka gusacinga byanjye byapfuye subize si. Ndatangiye gusubiza mu kanya. Tunaanza gukora mu kikoni nurangiza ndaza nyifata se. Now use that one Jenny. Jennifer. Nakumva umuntu. Jenny. Oui. Umwana uri kunyumva? Ni iki banda kukumva? Ababwiye ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki ndukona hano? What? Ugeze aho mubita? Ibi ni ibiki? Ibiki? Naye ndukwaza ni ibiki? What? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? What? Ugeze aho urabana n'abasore munuza. Rote na rusore ngaragukumbuye. Ugeze aho mubita? Mva mubwire cyakoze. Ikintu kiri kuhunda. Iyi niyo mpamvu wansabye phone. Iyi niyo mpamvu wansabye phone. Nge nanzi ikintu kiri kuguhindura ukumva. What? Asunda mutipra muzeho. Ndamuzi. Brother. Uramusinzi uramuzi. Ndamuzi neza nago umuntu. Okay? Nago nyiri umwana. Okay? Ndamuzi nakugera muri kano n'ubuzima bwanjye. Nakugera muri mwese nabareka. Mwese. Brother ugeze aho mubita. Mana ibi ni ibiki? Ni iki kiri kuguhindura koko? Nakubwiye. None iki kiri kuguhindura? Nakubwiye nakugira mureke mwese nabareka. Sindakubaha nka brother wanjye. Ariko nakugira ndeke Arno. Nakureka. Okay? Arno n'ubuzima bwanjye. This is too much. Urabizi n'undi muntu nabwira amabanga yanjye hano mu rugo ko ndawukeneye cyane emergency ndawukeneye cyane nimba uri hafi kuzigera hano. Aho ni hafi cyane sinimeta ngomwe kwagira ubwira mu rugo umunota 2. Wambara ukagera hano kabisa. Valente? Jenny. Oh. Niki? Singos mubaze. Jennifer. Niki. Sixty yawe. No, mubwire Valente niki?
nyine mazi yajya ararangira ngo hari mu nzu mazi yaraniye yiriko Jennifer Valentiniki umuntu w'umugabo karaba ntabwo nzikiri kumuhindura ako namuketse kuva mbere ndeba cyangwa muri birthday yanjye wa musore wicaranye agenda amukora uravuga Arno uwo nanzi no kuno yitwa amukora hagira ibiki n'ibiki binera amakenga kureba uko bameranye kumbe n'umujya mumukoresha barararana umujyama buri bari kumwe umujyama ngo bakuru mu hoteli muri hoteli noneho nanigenzuriye nagiye namurebye nsanga na ahantu bari kumwe bitabi na ahantu bo bajyama babandi birirwa bibirara bagenda bamwe bituma nza kwireba muri telefone ye ngandi ubonye muri telefone byose ngo namukumbuye wakumbuye rya joro Jennifer come here wena Jennifer wena so ngiye gufata nka brother wawe wena Jennifer ibyo musaza wavuga nibyo No, of course it's not. Jennifer umukobwa ungana nawe muri hoteli n'umusore This is too much. This is too much. Please. Valente Gereza umwanya na Jennifer mushaka kumujyana no yagukubise Jennifer umaze kubabaza musaza wakubwira aho gukubita nuko nagukunda reba ukuntu yakugize tujyane gato ni mu modoka ntabwo tubaze kujya kure nanjye mu kazi Jennifer. Yeah. Ibyo musaza wawe avuga nibyo. Gira ibyo Valente avuga nibyo. Jennifer, umwana twizeraga, umwana dukunda. Wagiye kurarana na Arno muri hoteli. Jennifer, songiye ngufata nka musaza wawe. Kandi nanjye Jennifer ndagukunda mbwira ibyo bintu Valente ambwiye byabayeho njye nshaka kumenya nibyo cyangwa no kukubeshya please Arno ndamukunda kandi ni ubuzima bwanjye kandi sinenda kumureka ngo kubera brother shaka ko dutandukana nimba mumva mu muryango batamukunda batamwubaha nkuko kubera umva Jennifer Werera sebya Jennifer ndakumva werera Jennifer umva ngubwiye Jennifer nyumva Raj Arno n'ubuzima bwanjye Arno ndamukunda kuburi numva iyo namuhuye irangiye mubuze nye numva nenda gusa Arno ndamukunda Jennifer ndakumva cyane ndakumva pe sibyo Jennifer reka nkubwire Arno uramuzi ndamuzi neza Arno ni umusinzi arinanywa amahuka anywa andi matabi yose Arno ureba ikigare agenderamo
nuko abagendana mwebwe mureba abagendana nabo ariko ngenda muzi ndamuzi n'ubuzima bwanjye ndamuzi nta muntu uzi Arono kundusha ngenda muzi n'uwanjye ndamuzi ntago mumuzi Arono ni umwana mwiza Arono namukunze afasha abantu Jennifer Jennifer umva mbwira ubwo urateganya kuzaba umugore wa Arono ubwo se waba ufite hehe hazaza please nkuko nakubwiye Arono ni ubuzima bwanjye sinenda kumusiga sinenda kumureka please ndakumva sinenda kumusiga Jennifer ndeba mu maso mubwire Jennifer reka kubwiza ukuri ntigeze nkubwire ahantu hose nakujyanye ibintu byose nakuguriye ukukwitaho kose nakoze ibyo byose wabonye njyewe ukarengaho ukamfata nka musaza wawe ntabwo njyewe nagufataga nka mushiki wawe Jennifer ndagukunda What? Jennifer umva mubwire Naje gufata nka brother I know Jennifer sunyubaha ndakubaha ariko ngufata nka brother Jennifer njyewe ndagukunda kandi ndagukunda cyane please okay kandi Jennifer brother please Jennifer nyumva Jennifer nuko naho Arono Jennifer open your eyes ni njyewe mugabo ukubereye please Arono akiriho nta muhungu nenda kubana nawe okay kandi ugenda ubivugira nta brother naho nenda kujya Arono naho twenda kujya please okay Jennifer mubwire reka mubwire ni biki okay ndakumva cyane reka ngusabe ikintu sibyo sibyo wambaye ni noneho ku rusengero last week yewe ukuntu bari kumbwira uriya mukobwa namukuye ko nyine abakobwa nyine bamenyerewe n'abakobwa next time tujya muri mo ufite kugura ariya makanzu y'amabara atandukanye ayicumi bararwana twayabona koko twayabona kubera ko ubundi bari barishe kundi igikobwa cyiza nyine umuntu nkawe ko mwinduye ngendera mu uri umwamikazi iyo muhungu mu buzima bwawe niyo muhungu hajya umukingi bajya bivuga gute mu kinyarwanda uri umwami wanjye aka ngaka ko papa atazagakunda ko kazavaho bikazavaho mu mezi atandatu kubera ko nubwo nako nzagakuraho nta kibazo kizahuka kuri twebwe this is my favorite juice komereza gake nongeye mbere yuko dukundana ntabwo wanywaga inzoga sure nanywaga kawayi ariko nako nakavuye nako wakavuye ubu ngubu uri umwari umbereye nako mwami umbereye umutima wanjye nzajya ndindira umutima
One, two, wala ura kamansera. For you, baboni visa jajela. Kurura ka baby ka danje. Taki news patana jadaye. Anytime I pull up, oh my dear, feel mama. Sinda piri. Demo gira sidi furi. I'm gonna put the soda. Boy, I'm not sinda. Soba. You shorty? I just called, but hold on, Nigga, you shorty, bro? Y'all know what it is. Okay, we got you, bro. Just go ahead. Let me see what they say. Oh, Nigga, I got it told you. And that's it. Ubwo nta kibazo kari mu rugo rwose karibu ntago ndimo kavuyo mutabashitse bansuye nta kibazo gihari rwose bwira ndagutegereje umuhanda mwiza sibyo kandi ukunda ibigawe That's what I did, bro. What I mean is, my nigga. This nigga got salty. I agree, This nigga got salty. I know. Nigga, what time you for some? They got salty, bro. What would I say? You got nigga, salty. You supposed to mind, nigga. Come on, dog. You just supposed. Is it a chuma? Burende mane. Ahora muno gomanga. Yeah, let's get to mamu. Sheri we wasanga da. Yenda inshallah. Rabichomotse mara bichomotse. Nakufata broski. Turashona. Yo. Niwe mane po. Asagari nini? Respect it, bro. We got you, bro. Hey, babe, how you doing? Chaz. Wezi intebe ndabona abashitsi bansuye twakurikije uragusoza katara gukunda tije gerageza mano mwakira mwake arashobora gake Bana abashitsi banjye bansuye mu rugori turakurikije tumeze neza twese TJ, go and get it. I'm the next, bro. Go and get it. I tell you. Urashona. Warebye bari yiwe. Niki. Warebye umubiri ahagaze. Ureba kare. Koso ni mwana metali man. Sawa mugani bro. I don't know. Ababwiye ko nitwa mwana. Kwenye sanzwe bamutane Jennifer tukazina ikiwe Jen sanzwe akaba girlfriend wanje mutane muzahora mu muhanda nzamenye kari girlfriend wanje
kuri iyo mpamvu wawe ni kine tukamenya ngo ni biki bijyamo maze kwa president wariwe nta kindi papa. I got your shit, bro, guy, but this is shit. Akachize nawe nagana bashizemo nako ari sawa. Niko se ko tuje cyane bro. Man, ibintu byanyumije man. Uyu mutize man yigonde ishoti man. This is ari cyane. Please, you. I sinned. Bad sins. Basi nyemerera uzajya hano twere usangire maze basi tuganire ongere umugire ongere umakari kureba amaso Nkunda arimo ndako ndamukunda ari mawere mwari gusa ndakwiye baba ndagusa please what a me wakoze kuza no kuri ndagushimiye cyane cyane shaburetse ibintu byo kugenda ahubwo mbwira amakuru se umeze gute duherukana shaka ukuntu wansize mu modoka Shaman Jennifer I'm sorry for my actions. Jennifer, hari ikintu nshaka ko umpereza amahirwe ukaba ikaze mu mutima wawe
nkaguhanagura amarira yose warize mu buzima bwawe, ibyo ubona byose nk'imisozi imbere yawe abihindura ibibi, kandi ndagusezeranije nzabikora. Jennifer, please. Jennifer, bigiye kuvuga ndabizi, mbabarira, ngusabye imbabazi, ndakwinginze, mbabarira. Jennifer, reba, umusaza wawe ni inshuti yanjye kuva kera, nabaye inshuti yanjye kuva kera, nta wundi mukobwa nigeze mbona ameze nkawe. Jennifer, no, nta wundi mukobwa waba nyina w'abana banjye, ndakwinginze, ndagusabye, please. Jennifer, naguhamagaye ngo tuzajye out, ntabwo ari byo nari nshaka. Ushatse kuvuga iki? Nari nshaka kuza hano mubwire ko nabize ngufata nka mukuru wanjye, ariko ibintu Raji yankoreye. Raji wacu se wanjye, umusaza wanjye mfite wenyine. Umusaza wanjye ibintu yankoreye sinzigera mubabarira. Yakoze ibiki Jenny? Ko nteye ubwoba. Yasanze mbabaye, aza ambwira ukuntu ankunda, yansabye urukundo ndarumuha. Raji akubwira ko agukunda? Sister please. Brother wanjye niwe wambwiraga ukuntu Raji ankunda, nanjye nkabona Raji ankunda pe biri seriye. Nanjye aho nangiye kumwiyumvamo atuma nandukana na Arun. Uruzi ko nkundana na Arun, atuma nandukana na Arun. Ibyo bintu Raji ntabwo yabikora mu nca, ntabwo yabikora pe. Umusaza wanjye ngenda muzi ntabyo yakora. Byarabaye ngende ko Yesu. Atuma nandukana nawe, turangije gutandukana. Kuva Raji yabona ubwambure bwanjye, ndamuhamagara safa telefone, naza kumureba akanga ko ninjye mu nzu bari Jenny, uretse biri kumbana byinshi mu mutwe. Ngo weho uryamana na Raji? Byarabaye.
ndabizi uri gukina ntabwo mwaryamana nta nubwo byashoboka guteze sister byarabaye ko nzi ko agufata nawe nka murumuna we nka mushiki we byarabaye wewe uryamana naje yarankundaga the whole time yarankundaga nanjye niko namufataga nka brother ariko ubundi yarankundaga bikungora kubyemera urangura amaze kubona ubusabwa wanjye atangira kujya mfata nk'akantu karaho gutyo gusa namuhamagara safata telefone namubwira nshaka kuza kumureba kandi ngo ari mu kazi kandi nkabona atari mu kazi nkabona amafoto atari mu kazi cyane biri kumbwira nibyo meze neza cyane nta kibazo namera gute kuko wansoye ngiye neza ariko wambaye neza rero hagati aho thank you kubona wajyanije na dekorasiyo yo mu nzu yawe ubundi umusore w'umunyabwenge yambara bitewe n'umuntu uri bumusure ariko ari ba Valente bagiye kuza hano nta kwambara itreningi kwibaza keza kumva n'iryo zina gusa ushatse kuvuga ko wantekerejeho mbere y'uko nza hano uyu munsi wakoze kuza ndakwereka ibihamya ngutekerezaho buri munsi keza kuva cyagiye muri ya pari twahura kuva nakubona mutekerezaho buri saha ntabwo ari buri saha wenda naba nkabije keza umunota ushobora gushira no kubonye isaha igashira tudahuye byumweru bigashira nagusuye ariko nta n'umuntu utawashira no gutekereje kandi pe ukora ako kantu kamuze ku mutima urakoze cyane umunsi nagusabye nimero ariko Imana imfasha yime gusa ntabwo nkunda kuvugisha abakobwa nta nubwo nkunda kujya mu bintu by'abakobwa cyane kubera yuko imyaka ngezemo ntabwo ibinyemerera ni naravuze ngo umukobwa tuzahura nkamwishimira uhita mubwira ko mukunda nkamusaba ko mbere inshuti y'umukobwa nkazamugira umugore ibyo keza nakubonye mo nyina w'abana banjye uri umukobwa imbere niho umugore nari narategereje urakoze cyane kandi warakoze kuba ari njyewe watugezeho icyo gitekerezo nyine ukampitamo ndeka genda waziranda muri musaza wawe
ko wabyutse ubuzima subizi se yewe umeze ute ngi ibintu biri mu wewe shana aryamiye ko nawe rero ukunda kubyamira n'ubundi n'ibintu utambwiye ko zino mpapuro zacu so mpapuro se nawe kubwiye nuko waje ufite umurongo mwinshi ugahita wigenda bazagufunga impapuro muri Amerika ujya uzajya uzitondera do izi mpapuro zizabuzwe tuzi ibintu birimo ibaze bafunze bebe sizobarira wibuka cya gihe mvuye nanagiye gutarasa ukuntu noneho ndagaruka ndakubaza mpura n'umukobwa yababaye cyane ku muryango ari no kuvuga nabi cyane byari byagenze gute ndavuga ryari tege naje mu cyumba nkagukomangira nkakubaza ntunangirire ndakubaza imeze neza sana rigiye kure kubera byari bijyanye no gutwita ariko ngo warabona ateye inda harabo ugira se no uriya mukobwa I think imenya ari keza uravuga yitwa keza turakorana mu kazi ariko ni namwe uravuga yitwa keza turakorana mu kazi rero sinzi ko nari gutambuka gutya yacaginze telefone mu nzira ndatambuka sharijeri ndayihita na telefone iramanuka igwa hasi ihita imeneka muri screen irameneka noneho njyewe sinamenye ko telefone imenetse nyine nari ikomeje nari mpuze cyane umva asaba ukuntu ibintu byagenze ahageze arabaza ngo ninde wameneye telefone baramubwira ngo ni Rwaje uwo munsi yaje yasaze uza no mu nzu ntabwo yigeze akomanga yarigiye Rwaje telefone yanjye hafi kunyica Hello? Ni byiza Valentine ko nari ngushaka hano mu rugo please imbabazi ngwino ndabikubwira nugera hano sawa oya pe ibyo ntabwo bibaho ukuntu tu ni Rwaje uzi wa ndi musaza wanjye ngira wenyine ku isi ntabwo niyo bibaho pe ntabwo birangiye naragiye mvuye ku kazi uyu munsi nako n'uyu munsi sinzi gituma ndi kumwe ngo nagiye mvuye ku kazi navuye ku kazi uyu munsi ndaza sinzi ikintu nari ngiye kumaza mu cyumba uzi ibintu nahasanze gusa umwe wagukubise oya niya nkubita basi niya nkubita umusenga yatwihishemo ariko yari umupasiteri niyo mpamvu ko uyu munsi ntazongera no kujya gusenga kuko niwe nareberaga namusanganye ari kumwe n'undi mukobwa baryamanye ku bitanda anasinije uburyo umuntu mugari pe nyina mwizeraga mufata ko ari umwana nufata iki koko ukuntu ubona ko ari umwana mwiza kumva ari ikirura ko arabigenza uko akaguhemukira nanjye akamemukira njye n'umuryango wanjye
Sis bini biki. No. Bini biki. Ibintu byagenze gute? Ibintu nakoze nabi. Mbozi please umbabarire. Brother. Njye nivire kwa Raji byose nabibonye. Brother, kubaho kwanjye kwabo. Urutwa nuko ntabwo naba. Njye ndazi naguhemukiye sibyo? Ndazi ko naguhemukiye. Ariko please umbabarire byose nanjye nabimenye. Nivire kwa Raji byose nabibonye. Uzambarire unsabire ari imbabazi sibyo? Please. Please, uzansabira ari imbabazi. Brother, please. Hello? Jennifer? No. Brother. Bro. Oh. I don't know. Yego ndakumva. Biragizwe no gukorera byose. Mbabarire aho kumara gutarugukenda kano kanya. No buhoro. Please, ibintu tutarugukenda. Okay. Ndaje mu minota mikeya. Murakoze. I know. Warakoze kunyitaho. Mpamvu mwakuye nagusaba imbabazi. Naruguhemukiye kandi byakabaje. Kandi byarambabaje. Nizeye Raji ngira umwana mwiza kandi ari ikirori. Umugome gusa. Mirakora sisitani yishimye mugikundana. Nanifuza ibyishimo mwagiranye before ko bishotse nabona byaba. Niba nakwakuye hano. Usanga imbabazi nyinshi ikunaguhemukira. Nanga muhemukira. Ndi nyirabayazana ibintu byose byabaye. Sinaga mbabarira. Yes. Jimmy, mzima, sija kuchana. Mkwezi. Kwa raka. Ndameze. Nashize igitabo n'ama. Sitanabona ngira umuzigo. Bakomeye. Ndameze. Sibyo. Akwemeza. Soma ubundi. Wariyo. See.